Muraho neza inshuti zanjye, inshuti abakunzi mwe mukunda kudukurikira buri munsi, mukunda kureba kuri YouTube yacu yitwa Temberana na Roseline. Kuva twatangira kubakorera ibiganiro tubatembereza ahantu henshi hatandukanye, abantu benshi mwagiye munsaba ngo turashaka kuzakureba uri mu rugo. Iyo uri mu rugo uba wifashe gute, bimeze gute, vibes ni izihe, bimeze gute. Mbere yuko njya kure ndabanza mbifurize mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, murabizi ko ari byo bihe turimo. Kandi ubu ngubu turi mu rugo rero. Iyi Noheli nza hostinga, hari abashyitsi nzaba mfite mu rugo. Rero iyo na hostinze abashyitsi ngomba gutegura amafunguro kuko hano urabizi nta byo gufashwa nyine umuntu ari yaranje. Rero uyu munsi ngiye gutangira kubategurira dessert. Iyo bamaze kurya amafunguro asanzwe, dessert bazakoresha ni yihe. Muri urwo rwego rero murabona niriwe mu rugo, nacirinze, nta hantu igeze njya, umwijima waratangiye, amatara tuba twayakije, ariko kubera ko hakonje ni muri winter, urabona ko twanacanye kugira ngo tutaza gutitira, kubera ko iyo umuntu ari guteka yirinda kwambara ibikote byinshi, nyine ugomba kuba washyuhije mu nzu. Rero guys, karibu ngiye kubereka ukuntu nkora amandazi yanjye yihariye. Amandazi nkora ukwanjye, ariko sinzi niba nahita amandazi ubundi yakwitwa amabenye. N'utubenye twari dutoya, ariko ndabereka uko nyakora gahoro gahoro, step by step. Gusa sindi bwibande kubigisha uko nyakora, ariko umuntu uzashaka ingredients nkoresha nazo nazimwa nta kibazo. Guys, muze duteka amandazi. Nshuti zanjye, ubusanzwe ngewe iyo ndi mu gikoni ndi umuntu wubaha ikintu cyitwa isuku cyane, ariko nabonye tubihuje n'abantu benshi. Mbere yo gutangira gukora banza gukaraba intoki. Urabona ko n'umusatsi mba nawuhishe kugira ngo nyine ibintu ukora bidajyamo umusatsi. Fata agasabune gake kawe, ukaza hano ugafungura amazi adashyushye atanakonje cyane, hanyuma ubundi ugakaraba intoki zawe neza neza. Kazikaraba, kazitunganya kugira ngo nyine nujya guteka ibiryo byawe bibe bimeze neza bifite isuku. Yes. Ndi bukenere icya mbere ni amagi, hanyuma ndaza gukenera margarine ariko nayiyajije. Ndaza gukenera umusemburo w'amandazi. Ndaza gukenera naka vanilla isukari ya vanilla, ariko iyi ngiyo niyo kuzana umuhumuro kugira ngo amandazi ahumure neza. Hanyuma ndaza gukenera isukari, nkenere ifarini, nkenere n'amata naho ndi bupondere. So ndahera ku magi. Hano ndabona ndi bukoresha amagi 5 kuko ari amandazi nyine y'abantu benshi. Umuntu agenda ponda yitonze gake gake, utangira nyine witonze kandi ukirinda stress, ukabikora gake gake kabisa. Amagi arimo protein. Nubwo amandazi abantu bayafata nk'ibintu bitari isumbi, ariko nyine aba arimo protein nayo kubera ko dukoresha amagi n'amata n'iki byose. Urumva rero protein ibirimo ihagije kugira ngo n'umuntu yariye amugirira akamaro, atari uyarira guhaga gusa. Amagi ngenda banza nkayakubita cyane kuko yishyize mu ifarini itarayakubita ntabwo anoga. Ndabanza nkayakubita akanoga neza, hanyuma nkahita nshyiramo na ya margarine yanjye, kuyibona nshyizemo yose. None nkavanga. Maze kuvangika nkahita nshaka akanuza uyu musemburo ushyiramo gakeya. Shyiramo akayiko kamwe cyangwa kamwe n'igice. Kamwe kaba gahagije n'utundi duke kabisa. Ku bantu batuye muri Norvège mushobora kumbaza ukaba uri na mushyashya utazi ukuntu wabona uyu musemburo, kuko natwe byabanje kutugora kera.
wanyandikira muri comment nkabarangira nkababwira nuko bawita nyine muntuza mu kinoshki. Mu kinoshki bawita baking pulver. Baking pulver ni ukuvuga ngo umuntu ushaka rwose uba hano utabizi ukuntu bawita yazambwira. No iyo bigeze kuri vanille, bigeze ku bintu bya vanille ho ntabwo ari ngombwa ko ubara ibiyiko ushyizemo, kuko ushyiramo bitewe n'uko ushaka ko amandazi yawe ahumura. Ushobora gushyiramo nyinshi nta kibazo, washyiramo kabisa nta kintu utwaye, nako guhumuza gusa. Kandi aya mandazi nkora aryoha iyo yahumuye bya danje. Uri kumva ahumuramo akantu k'akavanira biraryoha cyane. Urabona ko nari nateguye igikombe kimwe n'igice, ko iki gice mfite kiri bubeho gike, ariko mbonye gihagije nta kibazo. Kabivanga nabyo, ugakomeza ukavanga. Ngiye rero mwa bantu mwe, iyo ngiye guteka amandazi ntabwo mbara isukari, ko n'ubundi no muri keke bashyiramo isukari nyinshi. So nshyiramo isukari kugeza numvise isukari ihagije, ntabwo nirirwa mpima ngo ndashyiramo ingana gute cyangwa iki. Nayo natanyishyiramo ubu nonaha. Guys, none se ubu ngubu twebwe turimo turiziza Noheli, turimo turitegura Noheli. Noheli tuyitegura mu buryo bwinshi butandukanye. Aka ni agaciyemo, urumva ni agaciyemo mberetse. Ubundi nzabereka uburyo tuziziza Noheli kuva ku itariki 24, ukuntu tuzajya mu misa gusenga, twarangiza tukagenda gufungura amakado ya Noheli. Byose nzagenda mbibereka, ariko mumbwire i Kigali mwebwe cyangwa naho muherereye mwebwe Noheli muyitegura gute? Mushobora kugenda mumbwira nyine muri comment, mukanganiriza nyine nkareba. Ikindi mujye mumbwira niba iyi content yindi nzanye muri buyifilinge, kuko tugiye kujya duteka. Igihe nababwiye ko hano hakonje, kubatembereza cyane ntabwo bizabaho cyane, nubwo nabyo bizakomeza, ariko mu gihe nyine tubonye umwanya wo guteka tuzaduteka tubereke ukuntu hano bateka. Iyo urangije utushyiramo agafarini kawe. Ntabwo ikindi cyitonderwa guys, ntabwo ibi bintu bisaba kubikurikiranya nkuko nabikurikiranyije. Upfa kuba byose uri bubishyiremo. Byose upfa kuba uri bushyiremo nkuko nabishyizemo, byose nabibabwiye. Hanyuma uko icyabanje n'iki cyaherutse byo nta kintu biba bimaze, nta kintu biba bimaze kabisa. Ugahita usana n'amata yawe, ugasukamo duke. Amata ukoresha nanone, kuko aya mandazi ntabwo mba nkeneye igipondo cyumye cyane, mba nkeneye igipondo cyoroshye cyane kabisa. Niyo mpamvu nashyiramo ifarine na nyinshi cyane. Ubundi ugaponda igipondo cyarangira nyine ndaza kubereka ukuntu igipondo iyo kirangiye kiba gisa. Inshuti zanjye rero nkuko mubibona ndangije guponda. Ubu igisigaye ni ugushyushya amavuta. Aya ngaya niyo ndi bukoreshe, hanyuma nkatangira guteka amandazi. Cya mbere ongera nkaraba intoki. Umuntu arayirirwa akaraba mu gikoni, ho niko bigenda. Hanyuma ubundi mpite ncana kwiziniyeri. Nyitangira ncana kwiziniyeri igashyuha cyane, igashyuha kugira ngo amavuta ashyuhe vuba. Ariko iyo amaze gushyuha uragabanya kugira ngo nyine bitagira. Ukibuka no gucana vandarateri n'irindi tara. Ngende umuntu ukunda itara iyo ndi guteka, kugira ngo mbe ndebe ibyo ndi guteka neza. Nkahita nsukamo amavuta yanjye. Ntago nirirwa mpima amavuta yo rwose, ndasukamo ayo mbona ahagije. Ariko nk'aya ngaya urabona ko ari ayo.
ubundi ugategereza kugira ngo amavuta yawe ashye. Abantu bari kwibaza ese aka kantu kari mu tuvuta ko kamaze iki? Urabona iyo ngiye gukata irindazi nkoresha ikiyiko. Iyo ugikorera mu mavuta ntago ifarini cyangwa irindazi ryawe riba rigifashe ku kiyiko. Niyo mpamvu mba mfite amavuta hafi nkayakozamo ikiyiko nkabona gushyira mu ntuza mu gipondo kugira ngo noneho amandazi adafata ku kiyiko. N'abantu bakoresha intoki barabizi, iyo uri guponda wakoresheje intoki nabwo ukoza intoki zawe mu mavuta hanyuma ukajya ufata kugira ngo bitagufataho ukagira. Biterwa n'umuntu uko abishaka cyangwa se uko abimenyereye, ariko njyewe nuko nkora. So rero guys, ubu ntegereje ko amavuta ashya, narangiza nkatangira kuyashyiramo amandazi gake gake, hanyuma nkaza kubereka na resulta z'amandazi nyuma uko byagenze. Stay with me. Amavuta yahiye, reka dutangire gushyiramo amandazi. Ushyiramo gake gake. So abonye ko igipondo kitagomba kuba gifashe cyane, ariko none kitoroshye, kuko iyo cyoroshye cyane nanone nibibi gifata ku kiyiko rwose bikakurushya. Kandi utundazi ukoresha ikiyiko nyine kugira ngo ubone na mezire y'irindazi ushaka, ntukate rinini cyangwa ritoya. Komeza ugashyiramo kugeza isafuriya yawe ubona idafitemo umwanya nyine. Ubundi ugategereza ko ashya. Guys, amandazi rero kuvuga ngo ashya nyuma y'iminota ingahe gute, naba mbabeshye. Ngenda rebe abaye brown ndaza kubereka ahubwo ukwasi iyo yahiye, ariko ntago namenya ngo yahiriye iminota ingahe kuko ntago nigeze mbara iminota. Gusa umuntu uzabishaka ushaka kuyakora aryoshye meza azanyandikire, noneho ngewe nzamufasha umufasha ukuntu yayakora. So guys, nyuma uhita ugabanya umuriro kugira ngo ataza kubabuka, ubundi ugakomeza ugacanira amandazi yawe ukarindira ko hashya agahindura akabara. Ugafite ikirusha cyawe cyo kuza kurebesha n'ahantu ubuyashyire warura. Reka dutegereze ahindura ibara, ndabereka mu kanya amaze gushya. Zanjye nkuko mubibona rero amandazi yabaye brown bihagije. Ubu igisigaye ni ugutangira kuyarura, tuyashyira aho agomba kwarurirwa. Urabona ko ni amabenye yagiye yisatura, yabaye brown bihagije. Nuko nkuko amandazi aba agomba gusa nyine. Ku bantu mwibazaga ngo nyateka iminota ingahe, ndeba gusa uko asa. Iyo asa gutya aba yahiye. Nyuma yo kuyarura yose mpita nongera nkakomeza ya gahunda nyine yo gushyiramo andi mandazi kugira ngo nyine amavuta aba yahiye. Byo noneho nta gucanira bindi biba bikenewe, dutangira gushyiramo to. Bashyiramo kugeza nyine igipondo cyawe kirangiye. Ubu urateka ukarangiza nyine. Ngewe ubu ngubu nindangiza ndaza no kubereka amandazi nyine ameze neza nayashyize aho agomba kujya. Ndabereka rwose ubundi murebe. Ariko ikintu nababwira cyo aya mandazi araryoha mwabantu mwe rwose pe. Ndabarahiye amandazi araryoha ku buryo hari n'abashuti banjye batari no muri Norvège iyo babonye natetse kabisa
bahita bibaza bati watuzaniyeho wagize gute, kandi bari kure ntabasha nyine kuyabagezaho nyine, keretse ngiye mboherereza mu iposita. Gusa aya mandazi ni amandazi aryoshye pe, ku bantu bayariyeho barabizi, n'abazayaryaho nyine ubwo ndatanga nyine ndagerageza abantu kubabigira mbibutsa, cyane cyane abayariyeho, abazayaryaho bambwire nyine muri komenti abameze ati, kugira ngo n'abandi bagire kuraje yo kuyateka. Genda ushyiramo make kugira ngo ataza gushya akabyigana, kuko mwabonye ko nashyizemo umusemburo, ariko twebwe ntabwo wa musemburo twashyizemo ari wa wundi ubyimba nk'wa wundi muri Afurika. Wo uyushyizemo hano irindazi ritari byimba nyine rikaba rinini. Mwabonye ko aya ngaya nagiye nyashyiramo ari duto cyane, ariko murabona ko asohoka yabayeho manini nyine abyimbira mu mavuta. Turakomeza tugenda tubereka nyine gake kumana natwe. Nshuti zanjye dore resulta ngizi, aya niyo mandazi ndimo ndateka. Navuze ngo uyu munsi twirirwane mu rugo duteke, twahereye ku mandazi, hari n'ibindi byinshi nzateka. Turi muri festival seasons, minsi mikuru yaje, ubwo nyine tuzaduteka ni byinshi cyane pe. Nzabereka nyine muri rusange ikiganiro gikubiyemo Noheli yose, ibyo twateguye, ibiryo byose muri rusange, kandi byose tuzatujyana tubitegura turi kumwe nk'uko bisanzwe. Rero mwakoze kubana nanjye, ndabakunda. In case you wondering, irindazi risa gute imbere y'umuntu akase, ubundi iyo atarahora abameze nka biscuit ukuntu akomeyeho, ariko yamaze guhora uyabika mu mashashi, hanyuma agatayoro hanyina akaba nka benya akajya kandika, ariko ubu ngubu urabona ko ajya kumera nka biscuit. Mwakoze rero, let me test it. Ciao.